Yesu ashimwe, guhaye ikaze kuri Youth Time Revival, aho twibukiranye impamvu zituma tudacogora buri munsi. Emera buri munsi wubakwe mu ijambo ry'Imana kandi wakire imbaraga zo kunesha uyu munsi mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Dusanga mu butumwa bwiza urwandiko rwa mbere intumwa Paul yandikiye abakorino igice cya mbere n'umurongo wa 25. Hari ijambo rivuze ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kukubwira ubwenge Imana ikoresha igukiza. Haleluya. Mwene data, kumenya no guhishurirwa ubwenge Imana ikoresha igukiza ni ibintu bikomeye cyane ku byiringiro byawe, kandi biguhereza uburinzi buhagije bwo kwizera Imana, bigiye gutuma udacogora muri uru rugendo. Hanyuma ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkuko ijuru ryitaruye isi, ngo niko ibintu wibwira n'ibindi Imana yibwira bitandukanye. Hanyuma Imana yagiye ivuga kenshi mu ijambo ryayo igaragaza ko ibitekerezo igufiteho bihabanye ndetse bitandukanye cyane n'ibitekerezo wowe wifite kandi witekerezaho. Hanyuma ntabwo Imana ifite ikibazo cyo kubona ikibazo kiri imbere yawe ngo igire ikibazo nk'icyo ufite, kuko uburyo ukireba n'uburyo ugisobanukirwa, Imana ukorera yaguhamagaye ikubwira ngo niyo kwizerwa. Ndashaka kukubwira ko itari kukibona mu buryo uri kukibonamo. Niyo mpamvu Imana mwene data iri kugusaba kuyizera. Iyo Imana igusaba ngo nyizera, nta kindi iri kuvuga, nuko ubwenge igiye gukoresha, haleluya, imbaraga igiye gukoresha ku bibazo byawe, ku bikuyobeye no ku bikunaniye, ntaho bigiye guhurira, nta naho bigiye gutandukanira n'ibyo uri gutekereza. Ndashaka kukubwira ngo Imana yawe irahambaye kandi iratangaje. Imana itaratinye gufata ubumana bwayo ngo ibwambike umubiri wawe w'intege nke kugira ngo ikurongere inzira y'agakiza yo kugukiriza ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Imana yemeye gucishirizwa bugufi muri uyu mubiri, ikakira urupfu kandi rubi rw'agashinyaguro rwo ku musaraba, kugira ngo yemere kugwishurira kandi no kukwereka inzira y'ubugingo. Ni Imana yitwararitse ubuzima bwawe, ni Imana yitwararitse imibereho yawe. Ariko uyu munsi Imana iri kuvugana nawe ngo hari impamvu ikomeye igiye gutuma udacogora, nuko ubwenge Imana ikoresha igukiza. Iratubwiye ngo kuko ubupfu bw'isi, ubwenge bw'abantu ngo bwahindutse ubupfu. Yesu ashimwe cyane. Ubwenge ufite ntago bufite ubushobozi bwo kukuyobora inzira y'agakiza kawe, ahubwo ngo kuko ubupfu bw'Imana, Yesu ashimwe cyane, ngo ubwo bupfu bwayo burusha abantu ubwenge. Haleluya. Ibi biravuga ngo inzira utabona, inzira ziri guhinyurwa n'ubwenge bwawe, inzira zigiye kandi zihishwa amaso yawe, izo zaba inzira zigiye gutuma Imana izikoreramo kugira ngo igukize. Ntago inzira z'igitangaza, ntago inzira z'ubutabazi ziri ahantu ureba, inzira z'ubutabazi ziri ahantu utareba. Ndashaka kugira ngo Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa. Imana kugira ngo ntukwiye gucogora, uko nukuri kw'Imana, nukuri yaguhamagaye niyo kwizerwa. Uru rugendo uzarusoza amahoro, ngo kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Haleluya. Cyagihe wumva ngo uri umunyembaraga, cyagihe wumva ngo ntagusanzwe, cyagihe wumva ngo uri igitangaza, intege nke z'Imana ngo ziba ziri hejuru y'izo mbaraga zawe. Uyu munsi nagiraga ngo nkwibutse inzira Imana ikoresha ije kugutabara. Ntago ari inzira y'ubwenge bwawe, ntago ari inzira y'ibitekerezo byawe, ahubwo ndasoza nkubwira ngo hagarara, witegereze, wicecekere, urebe agakiza Imana igiye kukuzanira. Ntago ucogora, n'uyu munsi urawutambukamo, kandi ibyiringiro by'umwuka w'Imana birakomeza gusunika umutima wawe. Humura, icyo Imana yavuze izacyuzuza. Uzaba mu bwami bwayo kandi ukiri nina, izajya ikurengera ku manywa na nijoro. Imana ikumera umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.